official ngendi Ntiyagukunda. Ese nawe byigize bikubaho mu rukundo ugakunda umuntu mbese ukamusarira ariko ukisanga nawe ntagukunze cyangwa ugasanga afite undi muhungu akunda cyangwa undi mukobwa akunda? Ibi birababaza cyane mu bantu babiciyemo, ni ibintu bitera agahinda ku buryo bigoranye kuba wagira inama uwo muntu, kuko ni ikintu kibabaza cyane. Nimba warabiciyemo aho urabyumva neza. Ahangaha rero twakuzaniye ibintu byagufasha kwivanamo uwo muntu wakunze ariko we ntagukunde. Bishobora kuba impamvu ziguturutseho cyangwa ntibizibaturukaho mwembi, ariko ahangaha nabazaniye inama zagufasha kwikuramo uwo muntu ukunda we atagukunda. Biba byiza iyo ukunze nawe ugakundwa pe, ndabizi. Gusa kuko urukundo rutingingwa, niyo ukunze umuntu ntagukunde wikumva ko ari ibicitse, kwishinza amakosa, ko abenshi baba bumva nyine nta makosa, ni ipfunwe, ariko ntabwo ari byiza. Kubyakira ndabizi biba bigoye, ariko kubyikuramo ugakomeza ubuzima nabyo ni iby'ingenzi, ariko ndabizi ntabwo byoroshye. Kuba wakunda umuntu utagukunda ndetse n'ibyo umukorera we ntabiha agaciro, ntabyiteho, ni ibintu bibabaza cyane, ariko twibuke ko ari n'ibintu bisanzwe. Nta muntu kamara, ibyo byo turabizi. Bamwe baragenda abandi bakaza twibitindaho, rero ni ibintu bisanzwe, ariko kuko bisaba imbaraga zidasanzwe ndetse bikanangiza umuntu mu mutwe ndetse bikanakwangiriza ibitekerezo kenshi na kenshi, biba bisaba kubirenga ubuzima bwawe bugakomeza. Ntugume muri ibyo bihe by'agahinda ndetse n'akababaro ngo wumve ko ubuzima burangiriye kuri ubu ngubu. Twifashishije urubuga Elcrema rutanga inama z'uburyo ushobora gutandukana n'ayo marangamutima yo gukunda utagukunda, kongera ugakomeza ubuzima cyangwa ugasubira mu buzima busanzwe wowe ubwawe, ukagaruka wowe wahoze uri we. Mbese ntiwumve yuko ubuzima bwawe burangiye, ahubwo ukagaruka mu buzima busanzwe. Inama ya mbere batugira, hagarika guhura nawe bya hato na hato. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba gutangiriraho igihe utangiye urugendo rwo kwikuramo umuntu wakunze we nagukunde. Abahanga mu by'imibanire bemeza ko utakomeza kujya uvugana n'umuntu cyangwa musurana bya hato na hato ngo bizakorohere kumwikuramo. Iyo connection yanyu igihe cyose ikiriho muhura bya hato na hato, byagorana cyane kugira ngo wowe ukomeze ubuzima kandi ubizi neza ko mutazafatanira urugendo rw'ubuzima. Ibyo nabyo byaba ari ukwibeshya. Igihe cyose ugivugana nawe mu gihura cyangwa ntabwo byari ibintu byoroshye kugira ngo uzamwikuremo. Ahangaha rero bisaba kumureka byanyabyo. Igihe cyose utarakomeza ubuzima, hagarika guhura nawe bya hato na hato, kuko ukeneye gukomeza ubuzima bwawe ataburimo, cyangwa nimba nshaka nawe ukanabugumamo ntabugumemo ari uwitwa umukunzi wawe. Ahangaha rero guhura bya hato na hato, kumwereka ko mugomba guhorana musohokana, ibingibi yaba intandaro yo kudakomeza ubuzima kandi ubizi neza ko nta cyerekezo mufitanye. Inama ya kabiri batugira, ntukagumane icyizere kandi ubizi neza ko bidashoboka. Icyizere nicyo gituma umuntu adacogora, kuko twese tubeshwaho n'icyizere. Igihe cyose muri wowe ugifitemo icyizere cy'uko bishobora kuzakunda se, n'igihe wenda kitaragera, ahangaha biba bigoye cyane ko wakomeza ujya mbere. Iyo ukomeje kwiremamo icyizere cy'uko uziye kizagera ugakundwa cyangwa igihe kizagera ukamwegukana, bituma ukomeza guhatiriza ndetse ukanamwirukaho, ukamutekerezaho nijoro kenshi na kenshi, wumva yuko urakiremamo cya cyizere cy'uko anytime ashobora guhindura mind mukaba mwabijyamo. Mu rwego rwo kubihosha, ntukagumane icyizere cy'uko byazashoboka kandi ubizi neza ko bidashoboka, kuko umuntu utagukunda urabibona. Biba byiza noneho yakubereye umunyakuri akaba yarabikubwiyeho, ariko biba byiza yuko wikuremo icyo cyizere ugakomeza ubuzima bwawe. Inama ya gatatu, siba ibintu byose bituma ukomeza kumwibuka. Ibintu byose mufitanye bishobora gutuma umwibuka cyangwa uhora umubona hafi yawe, nk'amafoto se mwagiye muhana, amagambo meza mwagiye mwandikirana nk'ama SMS, biba byiza ayo ngayo iyo ubishyize kure yawe kugira ngo gerageze turebe ko wamwibagirwa. Iyo bigumanye bituma udakira neza ibyo bikomere ufite watewe n'urukundo, kuko ibyo byose uhora wumva n'ubundi mukiri kumwe, za feeling wamugiraga ntaho ziba zigiye. Ariko biba byiza iyo ubishyize kure yawe ibyo bintu byose byakabaye bimukwibutsa, kuko bizagufasha kumwikuramo. Reka tureke kuvuga ko ari ukuba umwanzi oya, ariko gukura bimwe na bimwe mu buzima bwawe bimukwibutsa ni byiza cyane mu buryo bwagufasha, ndetse bwagufasha no gutera imbere ukomeje imbere kandi ubizi neza ko atarimo. Inama ya kane batugira, ongera kwiyegereza inshuti zawe za kera. Turabizi iyo umukobwa cyangwa umuhungu ari mu rukundo, hari bamwe areka kubera wa mwanya mwinshi aba yarawuhariye wa undi yatekerezaga ko bazakundana. Igihe rero wamenye ko
nta kizavamo. No, mu buryo bwagufasha kugira ngo ugaruke mu buzima busanzwe, ongera wiyegereze za nshuti zawe za kera wasaga nk'uwasize inyuma cyangwa waretse. Aba bantu bashobora kugufasha kongera kwishimira ubuzima ubayemo, cyangwa ukongera ukagira impamvu yo kuba ufite inshuti zawe. Kwizera inshuti zawe nshyashya cyangwa kuziyegereza bigufasha kwishima ku buryo utagira umwanya na muke wo gutekereza kuri wa muntu. Ntabwo bigufatira umwanya ngo wumve yuko ari we nyine ugomba gufokasingaho kandi ubizi neza ko atagukunda. Biba byiza rero ufashe igihe kinini cyawe nacyo ukagispendinga n'inshuti zawe za kera mwahoze muri kumwe, bikakorohera ku buryo wisanga wamwibagiwe nta mwanya ukimuha. Icya gatanu, turabizi ni byiza communication n'umuntu ukunda, wumva aricyo kintu cya mbere wakora ko nicyo kiba kiri kuguha amahoro. Inama ya gatanu batugira, witerana amagambo nawe ukoresheje ikoranabuhanga. Guhamagarana se bya hato na hato ukumva nta kwitabye uko wifuzaga, kwandikira akagusubiza message utishimiye, ahangaha bishobora kugukomeretsa umutima kurutaho uko wari wimereye, ndetse bikaba byavamo n'urundi rwango rudasanzwe. Ukisanga wamubwiye amagambo utatekerezaga ko wavuga bitewe n'agahinda ufite mu mutima wawe, ariko mwiterana amagambo nawe ukoresheje ikoranabuhanga. Gukomeza umubwira amagambo meza cyangwa umwereka ko wamusariye ushaka ko agaruka mu buzima bwawe cyangwa ko mukomezanya mu buzima bwawe. Ntibwire ko ibi gishobora gukemura ikibazo, ahubwo gukomeza kumutuka cyangwa umubwira nabi bishobora kurangira wowe ubwawe wishinjije amakosa cyangwa nawe ukamushinja amakosa y'uko bitari kugenda neza mu mubano wanyu. So biba byiza iyo wirinze guterana nawe amagambo. Ibi nabyo by'ikoranabuhanga byaba byiza communication yawe nayo ugiye ugabanya, ntimwandikirane kenshi nko byari bisanzwe, kwa kundi mwahamagaranaga bya hato na hato ukasa nk'ubigabanya. Nabyo byaba impamvu nziza yatuma ukomeza ubuzima bwawe ari ibintu bisanzwe ukanabyishimira kurushaho. Inama ya gatandatu batugira, gerageza gushaka inshuti nshyashya. Twese tuba tuvuga ngo nakunze umuntu nibyo twitaye, ariko tukirengagiza noneho abadukunda ndetse n'izindi nshuti nshyashya dushobora kurema mu buzima bwacu ziba zaduha ibyishimo kuruta ba bandi twirirwa twirukaho bakanatubabaza. Iyo ufite ikibazo nk'iki, gerageza gushaka inshuti nshyashya zizajya zigufasha kuva mu bihe bigoye nk'ibyo uburimo. Gusa ni byiza cyane kwitonda igihe uri gushaka inshuti. Rimwe na rimwe tujya twibeshya yuko igihe cyose iyo tudakunze umuntu dukunda, uhora wumva ufite ya nyota yo gukunda, ukumva nyine icyo ukeneye ni ukumva ukunzwe. Rimwe na rimwe bishobora kwisanga twahisemo cyangwa twakoze amahitamo mabi ndetse anatuganisha ahantu babi. Rero biba byiza iyo ushatse ba bantu b'inshuti zawe nshyashya ariko bazagufasha kuruhuka mu mutwe, apana ba bandi noneho bashobora gutuma wisanga ahandi habi cyane kandi wumvaga ukeneye umutuzo ndetse no kuruhuka muri wowe. Inama ya karindwi twavuga ko ari nayo isa nk'aho ari iya nyuma, ni kwiga kwikunda ubwawe. Biba byiza iyo banje kumenya agaciro kawe. Umuhanga yaravuze ngo mbere yuko wirukira ibyo ukunze, banza umenye wowe ibyo ukwiriye ubwawe. Mu rwego rwo kwigobotora icyo kibazo rero ni ngombwa kwikunda ubwawe, ukabanza ukamenya agaciro kawe, ukibona ko uri mwiza ndetse ukakira ko uwo nguwo atari we wawe, ahubwo wizeye ko hari undi uzaza akagukunda ukuri, ukemera ko ufite ibindi byiza byinshi bitandukanye bizatuma abandi bagukunda ndetse bakagukundira ukuri. Igirira icyizere ubundi ukomeze ubuzima. Mwirege ko nta bidasanzwe. Ndabizi muri wowe ubabara ndetse n'umutima ukurya ko ni birababaza, biravuna kujya kure y'umuntu ukunda, ariko iga kwikunda wowe ubwawe. Rwa rukundo rwinshi wamwerekaga, tangira nawe urwiyereke. Tangira witekerezo, upange imishinga myinshi yakugirira akamaro. Ureke gukomeza kumufokasinga kuko ibyo nibigutesha umutwe ndetse n'umwanya. Ugomba gutangira kwiga ibintu bishya ndetse byagufitira akamaro. Tangira utekereza ahazaza hawe. Ubu ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Yego turemera ko wamukunze, ariko si iherezo ry'ubuzima bwawe. Emera ko atari uwawe. Nubwo ntavuga ko byoroshye kwibagiza ndetse no kureka umuntu ukunda bya nyabyo we ariko ntagukunde, ni na byiza gukurikiza inama zitandukanye batugira kugira ngo wongere kuba umuntu usanzwe cyangwa ari umuntu uciringa n'abandi. Twikubona nk'aho ari umuntu byacikiyeho, twikubona nk'aho uri umuntu ubuzima bwahagaze kubera umuntu umwe mu buzima bwawe. No, hari benshi cyane bagukunda, ufite byinshi cyane abandi bakunda. Tangira uhanga amaso noneho babandi bakwitayeho. So izi nama zagufasha kugobotora iyo ngoyi y'urukundo rw'umuntu wowe utagukunda
ndabizi neza ko byagufasha. Iki kiganiro twagisabye n'umukunzi wacu bwira buryo ki akunda umukobwa ariko we ntamukunde, ambaza ni iki twakora. Arambwira rero ndavuga inama nakamugiriye, hari n'abandi baca muri ibi bintu, reka tubivugire hamwe. So izi nama zagufasha, gerageza byose ubishyire mu buryo, ndabizi neza ko bizagenda neza. Turabashimiye cyane mwebwe twabanye. Iyi ni Baba Official, Gendi Anita, turabakunda cyane.